Hello everyone, ni wa muhungu wanyu habiri nk'ibisanzwe usanzwe bakorera inkuru hano kuri channel yanyu ya Mama Kibaya. Uyu munsi mbafitiye abatumirwa muri kubonana kuri screen zanyu. Ku basanzwe mukurikira Mama Kibaya, uyu muntu murabona mwamumenye, reka mubereke neza mu mwitegereze. Uyu muntu yitwa Mama Kibaya. Mama Kibaya, tuguhaye ikaze hano kuri Mama Kibaya. Murakoze cyane kumpa ikaze Habiri, ndabashimye. Yego. Gusa ntago yaje wenyine, ari kumwe n'undi muntu muri kumubona iburyo bwe. Uyu muntu ngira ngo murabona mumuzi, tuguhaye ikaze nawe. Yitwa Papa Kigali. Murakoze murakaraba, nanjye nishimiye ko ndi kuri Mama Kibaya mu rugo iwacu. Ngira ngo wakegera hepfo gato ukegerana na Mama Kibaya. Tugakomeza. Sasa aba bantu uko mubabona ni babiri basanzwe bakina filimi. Njye mbakurikirana cyane kuri channel yacu ya Mama Kibaya. Ariko ndashaka kubabaza nko mu buzima busanzwe, ndahera kuri Mama Kibaya. N'ubundi witwa Mama Kibaya cyangwa n'izina ry'umukino? Njye nkunda gukurikirana filimi zanyu cyane, Mama Kibaya series and happy zose zicana kuri channel ya Mama Kibaya. Ndagira ngo ubwire abakunzi bacu, uri Mama Kibaya niyo mazina yawe cyangwa mu buzima busanzwe ufite andi mazina? Mama Kibaya tubwire. Murakoze. Ubundi jyewe nitwa Nibagwire Rachel, Mama Kibaya ni izina ry'umukino. Yego. Mama Kibaya, ndakubaza, uri ingaragu, urubatse, dukunda kukubona ukina, ufite umuhungu witwa Kibaya n'undi witwa Sumaya. Umusanzwe ni abana bawe cyangwa uri ingaragu? Bwira abakunzi bakurikirana kuri Mama Kibaya. Ahubwo warangije no kwisubiza. Ukimara kubona ko mfite Sumaya na Kibaya ubwo. No, ntago shaka kukubaza muri filimi. Ira ni Mama Kibaya series. Ndi kubaza wowe ubwawe Mama Kibaya, watubwiye twa Nibagwire Rachel, uri ingaragu, ese urubatse? Ndagaruka kuri Papa Kigali. Papa Kigali, wahuye na Mama Kibaya gute? Njyewe Mama Kibaya ukuntu twahuye, Mama Kibaya namubonye kuri YouTube, hari iyindi filime yari ari gukinamo. Nyine mbona ko afite projet, kubera ko nanjye nari nsanzwe ndi talented mu bintu nyine bya filime. Ndamwegera ndamubwira ati ariko se wazarebye ukuntu nanjye wanshyiramo nyine nkareba uko nkagerageza nyine nkareba ibyo ari byo. Nawe yarankundiye, ntago yangoye, yarambwiye ati uzaze turebe. Ndabyibuka icyo gihe nyine twaragiye, hari akanama twakoze, haciyemo iminsi nk'ibiri turatangira. Mbona nyine ibintu kabisa niwa neza. Njya nkubona, nkunda kukubona muri filimi za Mama Kibaya, kina witwa Papa Kigali. Ni mazina no mu busanzwe cyangwa ufite andi mazina yiswe n'ababyeyi? Mfite andi mazina niswe n'ababyeyi, kuko ntago bari kunyita Papa Kigali. Ubundi navukiye mu cyaro, ntago bari mu cyaro. Ahajya he? Ngende umunyacyangugu. Uri umunyacyangugu. Amazina urumva ntago ndashaka wibwire abakunzi ba Mama Kibaya. Yego. Bakumenye, bakunze Papa Kigali, uburyo akina muri Mama Kibaya. Bashaka kumenya Papa Kigali ni muntu ki, ese ni umusore, ni arubatse? Gusa nkuko bigaragara ku batureba ku mashusho, uretse Papa Kigali abona ari umuntu w'umujene ukiri umwana, ukiri mutoya. Gerageza wibwire abakunzi bawe bakumenye, bajye bakureba bakuzi. Ubivuze neza cyane koko. Nitwa Hagenimana Eric, niyo mazina yanjye ubusanzwe. N'akana k'Imana n'izina ryanjye. Nafashe izina Papa Kigali aba ari ryo nyine ngiri ry'akazi. Muri filime baranzi ko nyine nitwa Papa Kigali. Ni izina ry'umukino? Ni izina ry'umukino. Iyo ndi hanze buri wese anyita iryo nsanzwe nitwa, ariko nunyita Papa Kigali nabwo ntibikuye kuko ndyemera kuko ni iryanjye. None ndashaka untandukanyirize Papa Kigali tumenyereye mu kubona muri sinema zitandukanye, mu mafilimi, komedi. Shaka untandukanyirize Papa Kigali wo muri filimi cyangwa se muri komedi. Mu buzima busa Papa Kigali ni muntu ki? Ndakubwira Papa Kigali wo muri filime
umbwire n'uwo mu buzima busanzwe no mu buzima busanzwe. urugero mpite ngwarwa hafi ariko ambwiye ngo yitwa nde? Hagenimana Eric. Ndashaka kunandukanyiriza Papa Kigali na Hagenimana Eric. Okay. Abo bantu babiri ubacaranjinga gute? Uwo mujya mubona kuri kamera muri filime ni Papa Kigali. Kuri Papa Kigali agaragara ari umuntu nyine udashobotse wazengereje abantu, murabibona kenshi cyane, noneho ngo nkagira n'ikintu bise umunwa nawe buriya uhora umeze gutya. Buriya no mu muntu usanzwe siko Eric ameze? Hagenimana Eric? Oya, mu buzima busanzwe nta magambo menshi igira. Ako nyine nabwo nanjye mba mfite amatsiko yo kumenya mu buzima busanzwe. Njye ndashaka mumbwire kandi uko mumbwira nako mubwira n'abakunzi bacu. Noneho ariko akantu k'ubugambo banza nkifitemo kuko hari nk'igihe nk'umuntu ahuye na Hagenimana Eric mu nzira ntiyahita abona ari Papa Kigali batuma fata kirukanka bose araje. Njye nkunda kureba filime zanyu cyane. Yego. Gusa nanone ntago wahita ubona ko dutandukanye. Duhuye urebye ukuntu naba ameze ugabihuza n'ibyo muri filime wajya ubona ko turi abantu babiri kuko ubugoryi nyine ngira mu buzima busanzwe uri umuntu uri seriye cyane kabisa. Ndi seriye gusa gutebya n'ubundi ndatebya nk'ibisanzwe n'amagambo nayo ntabwo ari nk'ayandi ariko nayo nyine ndayagira tu gusa ndatandukanye turi abantu babiri. Ndashaka tugaruke kuri Mama Kibaya Nibagwire Rachel nk'uko yabisobanuye. Ni umuntu wubatse afite umuryango wenda nubwo atari ngombwa ko wenda cyangwa atashatse no gutangaza umuryango we kuri kamera avuge ngo abana bangahe umugabo se. Ndashaka untandukanyirize Mama Kibaya na Rachel. Mama Kibaya umutandukanya gute na Nibagwire Rachel tubona muri sinema mu makomedi atandukanye? Nibagwire Rachel ni muntu ki mu rugo umutandukanya gute na Mama Kibaya iyo ugeze mu bana? Ndashaka kurandukanyiriza ibyo bintu. Ese umuntu ahuye na Nibagwire Rachel yamubona Mama Kibaya cyangwa afite ukuntu atandukanye mu buzima busanzwe n'ubuzima bwa sinema? Murakoze cyane. Ubundi Mama Kibaya ni iry'akazi. Yego yego. Ariko nubwo ari iry'akazi burya ubijyanisha n'ibyo ukora, ibyo ukina nk'uko dukina amafilime nyine bijyanye ukavuga uti wenda wambona muri filime ukavuga uti ni Mama Kibaya. Hari ibyo dukina twisanisha nabyo bitewe na role baduhaye. Yego yego. Ariko noneho Nibagwire Rachel ni umuntu usanzwe, ukunda kubana n'abana cyane, ndi inshuti y'abana, ndi inshuti y'abantu benshi, nisanzura ku bandi n'abandi bose banyisanzuraho. Ariko Mama Kibaya ntabwo navuga ko risa naho ritagutse kuko ni iry'akazi. Iry'akazi dukora, ariko naryo abantu bakunda kuvuga wenda bati ese kuki witwa Mama Kibaya, bakumva wenda ko ari ikintu kitari cyiza. Ni umwana Kibaya ntashobotse. Kibaya arashobotse. Ako buriya Kibaya arashobotse arashobotse cyane, gusa izina ry'akazi iryo ari ryo yose rikubera ryiza bitewe na role ugiye gukina nuko waryubatse. Ibyo byose niyo ryaba atari ryiza ariko uko waryubatse rihinduka ryiza. Icyo nakubwira cyo Mama Kibaya ni iby'akazi, ni imikino dukora. Rachel naryiswe n'ababyeyi. Nibagwire Rachel ni amazina yawe wiswe n'ababyeyi. Muri sinema witwa Mama Kibaya wazanye na Papa Kigali. Ndakomeza kuri Nibagwire Rachel uzwi nka Mama Kibaya. Ibintu bya sinema wabitangiye ryari? Wabitangiye gute? Ese ni umuntu wabigukururiyemo? Ese ni impano wiyumvamo? Ndashaka ubwire abakunzi bacu uko igitekerezo cya Mama Kibaya cyaje n'uwakizanye. Ese Mama Kibaya ninde ubandikira? Ninde wandika Mama Kibaya? Muri make rero turi gurupe nini itari ntoya, ariko kubera ko iyo mpano nyiyiziho ndabyandika rimwe na rimwe n'abandi dufatanije, twagiye guhura turi gurupe nini kandi ishoboye. Yego yego.
nabo barabizi kuzandika ariko ndabyandika kwiyandikira ndabizi no kumenya gupanga filime nabyo ndabizi ko n'abo dufatanije bamaze kubimenya. Yego. Ubundi ukuntu igitekerezo cyaje jyewe nabyirutse nkiri umwana mutoya nakundaga gukina, ubu tuvuga ngo ni filime ariko twavugaga sene. Sene ni imikino twakinaga mu rusengero rw'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Ni naho usengera? Yego, Abadivantiste. Nakundaga gukina sene cyane, nari mbizi, nzi no kuyishaka nkaba nayigeza kuri bagenzi banjye tukayikina. Yego yego. Hanze nkamenya uburyo nyipanga. Muri make igitekerezo cy'ubuhanzi bwa sinema cyaturutse, niba numvishe neza, mu itorero kuva ukiri muto ugisenga, niho impano yawe yakomeje kugenda ikurira. Niho yakomeje kugenda ikurira. Yego. Ariko naho ngaho nabitangiriye dukina udukino tw'abana ari n'utw'abana. Ni twakinaga sene nari muto ariko ngafatanya n'abantu bakuru bagenzi banjye nabaga muri groupe y'urubyiruko, abakuze twese twabaga tuvanze. Hanyuma izo sene nkamenya uburyo tuzipanga nkazibapangira, ariko noneho nkanabikora mbikunze. Ni ibintu nakunze kuva kera. Filime, gukina filime ndabikunda pe. Wumva bikurimo? Bindimo, ndabikunda. Ni ikintu nkunda cyane. Reka twibutse abakunzi bacu badukurikiye ko tukiri hano kuri Mama Kibaya. Nje nkiri wa muhungu wanyu habiri nk'ibisanzwe. Hano mbafitiye abatumirwa babiri. Ndashaka kubabaza akantu gato wenda bankorera. Ndashaka Mama Kibaya kugira ngo batwereke akazi bakora nk'abantu bagakora bagakunze. Ndashaka Mama Kibaya niba byashoboka simbizi na Papa Kigali badukinira akantu gato cyane bareke uko bimeze muri sene yo bari nko gushutinga. Kuko iyo abantu babatumiye mu kiganiro gutya ukababwira ngo bagucishirizeho akantu gatoya k'agapera, bihita bikwereka iyo bari gushutinga biba bimeze gute. Niba bishoboka ndashaka Mama Kibaya na Papa Kigali badukinira akantu gato cyane, kaba ari ako bakinnye kari muri episode zatambutse, kaba ari ako batekereje bagiye gukinira aha ngaha bakaducishirizaho twumve ukuntu ako kantu kaba kameze. Dushobora kugakora kuko ni akazi kacu. Yego. Ariko murihangana dushobora gukora nk'akantu katatinze, niyo kaba ari n'umunota umwe cyangwa n'amasegonda. Twigeze kugakora. Nushaka ureke ntacyo tunamuvangira. Njye nshaka kuguteranya n'umukozi kugira ngo mwirukane. Nshaka kuguteranya n'umukozi kugira ngo mwirukane. Ariko nawe uriya mukozi ndakumva Eric, uriya mukozi arandambiye. Uriya mukozi wazanye aho arambwira ngo wangize urugoryi, ngo wangize ngo igishwi, ngo nukwirirwa ngo nicaye gusa. Agira n'umwanda anuka gahuyuma. Wamwirukanye? Munyumvira? Mwamwirukanye? Muranyumvira? Uriya mukozi ko mbona uri imbwa yabushoboye, ndamwirukana. Ibyo yakora uzabikora? Ese ngiye naje kuba umukozi wo muri uru rugo. Wakabimenye se ubishoboye ko ushaka ko tumwirukana, wowe uzabikora? Ariko nawe rwose undi mukozi uzamukura he? Uzazana undi tuzashobokana. Uriya yirirwa ambwira ngo wangize injamwa, ngo ndinjiji. Yaragiye ejo bundi yankubise no hasi. Ejo bundi yankubise hasi, umutima wari uvuyemo numva ugiye guca mu gutwi. Maso ubyibuka? Jya woroha mwana, jya woroha wa mwana we nawe. Sindi umwana mwiza. Ndakumva, ndakuzi nturi shyashya. Mama sindi umwana mwiza. Ntabwo uri shyashya. Ubu uremera uzajya urya uriya munuko wiwe n'akaragahuyu anuka ajya bishyira mu biryo? Nta nubwo ajya akaraba, anuka ibiskogororo. Kagira Imana. Okay. Murakoze cyane namwe. Hari akandi nanone twakwifuza ko ni nk'isegonda. Ushaka kudukinira nako? Nako ni ugucamo muri make. Mukaducishirizeho twumve. Uyu si wa mwana uvuga nk'ifirimbi? Aho mujye munyumvira. Uyu si wa mwana uvuga nk'ifirimbi? Si nk'ibimba mvuga.
uri kumvugisha nk'ifirimbi naje kuvugiriza iwawe. uyu mwana avuga nk'isandi mana ishobora byose. Ngaho mwumve ifirimbi ahubwo iroro. Abarokore turakiranuka tukarenga umusaraba, ngaho mujye munyumvira. Ngiye mvuga nk'ifirimbi. Nuko twareshyaga munyamakuru. murakoze cyane. Akantu ko kuvuga burya kano kantu mukoze kuba ari keza cyane, kuko niba ubwira abantu ngo ufite abantu bakina sinema, bakina komedi, ntiberekane uko bakora ibihangano byabo, biba bigoye kubisobanura. ariko nk'ubu umuntu nari w'ikiganiro akabona mwakinnyi azavuga iyo Mama Kibaya ndabona bishoboye ya kuko hatari kopi batabatuburiye abone ko ari Mama Kibaya original, Papa Kigali wa original kabisa. Hana nimbaye Papa Kigali nawe abaye Mama Kibaya. byiza cyane. Mama Kibaya nibabwire Rasheli nabashimiye cyane kwitabira ubutumire. Papa Kigali namwe nabashimiye kwitabira ubutumire. nakoze cyane, mwagize neza kuza. aba bantu abatumirwa bacu turi kumwe b'umunsi yari Mama Kibaya na Papa Kigali. ni ibiganiro byo nakagaruka, ni ibisanzwe no kuri Mama Kibaya. ndabashakira n'abandi basitari bagiye batandukanye mbazane tugakoresha ikiganiro. n'abashaka kwamamaza ni karibu, nimero murazibona muri community yacu ndazishyiraho, mwadutuma tukubamamariza ibintu bikagenda neza cyane. oya nibyo turanabemera, mukora akazi kanyu nk'uko kari biri, mugakora nk'uko biri rwose kandi neza. turabashimira kuba mwadutumiye. yego ni ukuri byimazeyo, turabashimira, tubashimire n'abandi. kandi si ubwa mbere n'ubwa nyuma, ndizera ko muzongera kudutumira tukazanagaruka. yego ariko hari icyo nembaga nabwira nk'abakunzi bacu, abantu bakunda kureba Mama Kibaya, bayikurikirana umunsi ku munsi, babwire rwose. nagira ngo rwose mbashimire ukuntu babana natwe umunsi ku wundi, bakaduha ibitekerezo, bakatwandikira. umva ntacyo batadukorera, nabo gushimirwa cyane, nabo gushimirwa. bagakora ku subscribe, bakarayikinga. turongera kubasaba kandi nanone ngo uko babikoze n'ubundi bakomeze batube hafi, batere inkunga, badutere inkunga, babashayaringe cyane rwose. ibihangano bigere kure, ibihangano byacu bigere kure. turasaba inshuti zacu, abakunzi, kugira ngo nukuri batube hafi, badufashe, badutere inkunga. turashaka kugira ngo ibihangano byacu bizamuke, birenge urwego turiho, bigere kure hashoboka. byaba ari byiza cyane. mwagiye mwumva ko harimo inyigisho, harimo kurwanya ibitari byiza nk'ibiyobyabwenge, urugero ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se ribera mu muryango. ibyo byose ni ibintu tugenda dukoraho kugira ngo dushishikarize abantu kuba maso. niyo mpamvu rero twavugaga twanababwira nomero batubonaho, abashaka kwamamaza kuri channel yacu cyese no kubahamagara cyangwa se no kutuvugisha. nomero yacu ni 07, niyo yanjye jyewe Mama Kibaya, 07 88 32 76 36. nazisubiramo yibasubiriremo nta kibazo. 07 8 nanone yego 36 71 10. ngira ngo kubashaka kwamamaza nimero mwayumvishije kandi nyibasubiriremo ni 07 82 36 10. ubwo narembecuritse ya iyo nimero ubwo ngire ngo iba no kuri WhatsApp, mwayihamagara, iba kuri channel Mama Kibaya ubwo niwe wayitaba cyane rwose. karibu mukomeze muze mudushayiringe, mutube hafi, turabizi muradukunda, ni ukuri natwe turabakunda kandi natwe turabakunda. abifuza ko twabakinira mu mafilime turahari, uwifuza ko twafatanya turahari, muzatubwire
murakoze ciao ciao